kuko tubivuga rero uko inzandiko za Paulo zanditswe mu Bibiliya ntabwo ariko zikurikirana ku myaka yo kwandikwa. Ubundi Bibiliya ivuga ngo Abaroma, Abakorinto ba mbere, Abakorinto ba kabiri, Abagalatiya, Abaefeso, Abaefilipi, Abakolosayi, Abatesaloniki ba mbere, Abatesaloniki ba kabiri, Timoteyo ya mbere, Timoteyo ya kabiri, Tito na Filemoni. Ntabwo ariko zagiye zandikwa mu bihe by'imyaka bikurikirana. Ese kubera ikizo nyandiko batazikurikiranyije nkuko tubona zikurikirana mu Bibiliya barazivangavanze. Icabereye mu nkugerero cyose bakomezanya naco. Waba umwanda bakomezanya nawo, waba ibyaha bakomezanya nabyo. Ntaco bakura mu nkuge ngo bagite mu nyanja. Angaha rero abantu b'abanyabuntu bagereranije inkuge n'agakiza bayumva nabi. Bavuga ko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu birangiye. Nta kintu sharusha Yesu imbaraga ngo kimukwake kuko agufite. Uri muri Yesu rero nubwo yakwiba ari muri Yesu, nubwo yasamba ari muri Yesu, nubwo yakwica ari muri Yesu, nubwo abo darajya buntu. None Paulo yahagurutse ashaka gukosora ibi bintu mvuze. Calvin yaravuze ngo iyo umuntu amaze gukizwa ni umureformateur wazanye amavugurura hamwe na Martin Luther, avuga ko iyo umuntu amaze gukizwa nta kindi asabwa. Muri Yohana ni kwavuga nta uzazivuvunura mu maboko yanje. Nibyo uri muri Yesu nta wamukuramo, ariko umuntu yakwikuramo. Angaro bibagiwe ko hari fenomene ebyiri. Nta wamukura mu maboko ya Yesu, ariko ushatse wavamo. Kandi muri Bibiliya y'Icongereza bakoresheje work out gukorera cyangwa travailler pour votre salut, liko bavuze mu Gifaransa bavuga ngo travailler pour votre salut, work out for your salvation, mukorera gakiza kanyu. Bisobanura ngo gakiza turagahabwa kubuna ariko tukagakorera kugira ngo tukarinde. Iki kintu buretse abantu banze bacyumve neza. Agakiza turagahabwa kubw'ubuntu, kugahabwa n'uwo munsi wakemeye. Ariko noneho process yo kugira ngo ube mu gakiza no kugakorera. Aha rero abanyabuntu bati ntaho tugakorera kuko tutakaguze. Ntabwo igiciro cabayeho mbere ariko kukarinda biza nyuma. Noneho rero wakira agakiza ugapfa ntusabwa ya mirimo yo kukarinda. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga utwongereye imyaka kurama kugira ngo tuzageze ubutumwa bwiza ku bantu. Byari biri mu mugambi wawe nandizo ngo twishize imbere kugira ngo ubutumwa bwiza tugiye gutanga ahantu bwe kubu bwacu ahubwo bubwawe burushaho gusanga abantu bwemeza imitima yabo kumwuka wawe niwe wemeza ibyaha no gukiranuka n'iby'amateka kugira ngo barushaho guhindukirira babaze ca kibazo babaje Petero ngo tugire dute, akababwira ngo mwihane umuntu wese abatuye mu izina rya Yesu Kristo kandi murahabwa impano y'umwuka wera. Ndabasengeye aho bari hose mu mahanga yose atandukanye biranga bumva ijambo ryawe risho guhindurwa naryo, maze bose bawumukumbi wera uzitegura kugusanganira nugaruka mu bwiza bwawe. Ni kubwa Yesu umucunguzi wacu, amena. Karibu pastor, twongeye kugwereza ikaze kuri gusenga everyday n'ubundi nk'ibisanzwe usanzwe utuganiriza amagambo atandukanye. Ni kino no waduhishe uno munsi turaganira ku rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo kano kanya. Ndiko tugiye kuganira mu ncamake. Ubundi urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri rwari urwa kabiri nyine, ariko ruri mu mugabane wa kane w'inzandiko za gishumba. Inzandiko za Paulo zose rero zigizwe n'ibice bine. Igice ca mbere ni umugabane w'inzandiko zivuga kugaruka kwa Yesu, les épîtres eschatologiques. Igice ca kabiri ni inzandiko zo kwizera. Igice ca gatatu ni inzandiko za gifungo cyangwa inzandiko z'imbohe. Igice ca kane ni inzandiko za gishumba. Kuko tubivuga rero uko inzandiko za Paulo zanditswe mu Bibiliya ntabwo ariko zikurikirana ku myaka yo kwandikwa. Ubundi Bibiliya ivuga ngo Abaroma, Abakorinto ba mbere, Abakorinto ba kabiri, Abagalatiya, Abaefeso, Abaefilipi, Abakolosayi, Abatesaloniki ba mbere, Abatesaloniki ba kabiri, Timoteyo ya mbere, Timoteyo ya kabiri, Tito na Filemoni. Ntabwo ariko zagiye zandikwa mu bihe by'imyaka bikurikirana. Ahubwo urwandiko Paulo yanditse mbere na Abatesaloniki ba mbere, akurikiza Abatesaloniki ba kabiri,
akurikizaho abakorinto ba mbere, akurikizaho abakorinto ba kabiri, akurikizaho abagalatiya, akurikizaho abaroma, akurikizaho abakorosayi, akurikizaho filemoni, akurikizaho abaefeso, akurikizaho abafilipi, akurikizaho timoteyo ya mbere, akurikizaho tito, asoza na timoteyo ya kabiri. Ubu rwandiko rwa timoteyo ya kabiri nirwo rwa nyuma, nirwo yanditse nyuma ari mu nzu y'imbohe anagwamo. Ese kubera ikizo nyandiko batazikurikiranyije nk'uko tubona zikurikirana mu Bibiliya barazivangavanze ntibakurikiza imyaka. Ariko urwa mbere Pawulo yanditse ni urw'Abatesaloniki ba mbere ruri mu mugabane w'inzandiko zo kugaruka kwa Yesu. Ni ukuvuga ngo umugabane w'inzandiko za gishumba harimo Timoteyo noneho ya kabiri, ubwo habanza Timoteyo ya mbere, Tito na Timoteyo ya kabiri ariko yanditse. Ibice bine bigize urwandiko rero, hari ugushikama mu kwizera. Igice cya kabiri hari ugushishikarira umurimo w'Imana no kwirinda impaka. Igice cya gatatu none ni ukwitegura nk'umukristo ugiye guhangana n'ubuhenebere buzaba mu minsi y'imperuka. None igice gisoza yari ari gusezera ku isi, aribwo yavuga ngo ndagiye, ndasezeye, ngiye amahoro kandi ngiye nararinze ibyo kwizerwa. Ahangaha rero urwandiko umutwe w'amagambo warwo badwita ngo inkuge yarohamye, inkuge yamenekeye mu nyanja, inkuge yazamye, babivuga mu buryo butandukanye, ariko inkuge bashakaga kuvuga n'abantu. Ahangaha rero inkuge yashushanya itoro mu gihe cya Nowa, ariko indirimbo hariya ya 38 mu ndirimbo z'agakiza iravuga ngo kuki Nowa wubakiye nkuge, indirimbo ya 38 ngurakora iby'ubupfapfa rwose. Ariko ku gice cya 10 haravuga ngo uyu munsi natwe dufite iyo nkuge, n'agakiza twahawe da Yesu. Niba ushaka ubugingo bino wihitiremo, agakiza ureke kurimbuka. Nuvuga ngo natwe dufite iyo nkuge. Iyo bavuga inkuge bashushanya agakiza twahawe na Yesu. Ahangaha rero ni itorero rihurira n'ikibazo iyo rihuye n'abanyabuntu, kudashobora gusobanukirwa ngo babwire abanyabuntu ko agakiza ari urugendo. Ugasanga n'umukristo arahagurutse ngo ubu ngo twarakijijwe. None niba mwarakijijwe muri kuja gushakira ku rusengero ko byarangiye? Ntabwo babashije gusesengura uru rwandiko rwa Timoteyo wa kabiri ngo babereke ko agakiza ari urugendo winjiramo, none ukaba urutangiye, ukaba ugiye kugenda ngo babifate nk'urugendo, babereke ngo twinjiye mu nzira y'agakiza. Ariko umva ngo twarakijwe, mwarakijwe sinone muracaje gushaka iki? Abanyabundi bo bakavuga bati nico kigaragaza nyine ko tuzatsindishwa n'ubuntu kuko ntacyo dusabwa. Ahangaha rero turagisabwa kuko agakiza ari urugendo, tugomba kwitegura kurwana intambara nziza. Pawulo rero yanditse urwandiko rusobanura ngo urwandiko rw'inkuge yarohamye, ashaka kugereranya n'abantu binjira mu nkuge ku nkombe y'uruzi. Abantu bakinjira ku nkombe bakaja mu nkuge, none yankuge uko iremye itandukanye n'imodoka, itandukanye na moto, itandukanye n'indege avion, kuko hariya aberekeza abandi bagenda imbere ariko umwerekeza w'inkuge agenda inyuma. Ahangaha rero inkuge irimo byose ku muntu wayigendeyemo. Harimo isoko, harimo kabare, harimo chambre, harimo bivete. Ikintu cyose ushaka gukoreramo uragikora. Iyo ushaka kunywa harimo na za toilette. Ntabwo abari mu nkuge bakorera toilette mu nyanja. Oya, hari toilette zubatswe zabigenewe, noneho kuvidura bikazaba byarageze kuri lieu de destination ko ntibyakwemerwa ngo abantu bakorere toilette mu nyanja. Ariko mu nkuge noneho kuko ibirimo abantu benshi harabagirana amakimbirane bakanarwana nayigendeyemo. Iyo barwanye rero umwe agakubita undi hasi, ntabwo amuta mu mazi ahubwo amukubita mu nkuge, kuko ifite icyatuma wa muntu atarwa mu mazi gifashe ku buryo wirwanaho. Ntabwo yaguterura kugeza igihe azakugeza harashira mu mazi nawe uri umuntu wanamuruma. Nizo mpamvu iyo agukubise akakurusha imbaraga ntabwo utimba mu mazi ahubwo utimba mu nkuge. None abanyabuntu baravuga bati niba twinjiye mu nkuge umuntu yapfa akayipfiramo, n'uguye mu nkuge winjiyemo arwaye ntabwo bamushingura bakiri mu nyanja, ahubwo umwerekeza ashinzwe kubasunika bareba imbere ye akazabageza kuri lieu de destination bazagera, bakazashingura wa muntu ageze iwabo. Ariko ntabwo bavuga ngo ubwo yapfuye reka tumuterure tumute mu nyanja.
oya arakomezanya. Icabereye mu nkuge rero cyose bakomezanya naco, waba umwanda bakomezanya nawo, waba ibyaha bakomezanya nabyo, ntaco bakura mu nkuge ngo bagite mu nyanja. Angaha rero abantu b'abanyabuntu bagereranije inkuge n'agakiza bayumva nabi, bavuga ko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu biba birangiye, nta kintu sharusha Yesu imbaraga ngo kimukwake kuko agufite. Uri muri Yesu rero nubwo yakwiba ari muri Yesu, nubwo yasambana ari muri Yesu, nubwo yakwica ari muri Yesu, nubwo yaroga ari kurogera muri Yesu, Yesu aramufite. Yesu azamukomezanya kugeza yazamugereza mu ijuru. Abo darajya buntu. None Paulo yahagurutse ashaka gukosora ibi bintu mvuze. Calvin yaravuze ngo iyo umuntu amaze gukizwa ni umureformateur wazanye amavugurura hamwe na Martin Luther, avuga ko iyo umuntu amaze gukizwa nta kindi asabwa. Kuvuga ngo uzagwa neza, uzakora byiza, ntaco bizakongera ko Imana yaguhaga kiza mutaguze. Imana yarakurebye ubura kukwiriye gukizwa, iragukiza. None ugiye kongera gushaka amafaranga y'amaturo ngo ugira ngo ubone ukizwe, ugiye kongera gushaka indi mirimo yongera kugakiza, bakavuga bati ntayo, kuko basobye uruhande rumwe. None muri Yohana ibice 6 abango nta intama zanje ndazizi kandi nta cabasha kumvunura, nta wazivuvunura mu maboko yanje, nta uzazimvumura mu maboko ngo intama zanje ndazizi. Muri Yohana ni kwavuga nta uzazivuvunura mu maboko yanje. Nibyo uri muri Yesu nta wamukuramo, ariko umuntu yakwikuramo. Angaro bibagiwe ko hari fenomene ebyiri, nta wamukura mu maboko ya Yesu, ariko ushatse wavamo, kuko twahamagariye umudendezo. Bamwe bawugira urwitwazo wo kugendera mu mubiri no muri kamere. Angaro ushatse wakwikuramo, kuvuga ngo ntibyashoboka mu muntu ave muri Yesu, ni ukwirengagiza uruhari rw'umuntu ahubwo mugakiza. Uruhari rw'umuntu mu gukizwa cyangwa mu kurimbuka, kuko ijambo ry'Imana rivuga ko agakiza tugahererwa ubuntu koko. Hari mu Efeso 2 ibice byaho ni 8 kugeza ku murongo wa 9 tuhasome. Haravuga ngo twatsindishirizwe n'ubuntu ntabwo ari imirimo. Haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, aho byavuye kuri mwe. Nizo ntama ntawazivuna mu maboko ya Yesu Kristo, ariko tugatsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera bidaturutse ku mirimo twakoze. Ariko iyo tumaze gukizwa dusaba kugira ngo turinde urwo rugendo. Iyo umwana avutse ntabwo ubutanze amafaranga, ariko uramurera. Iyo agakiza tugaherera ubuntu rero ntaco tuba dutanze. Ku ijambo ry'Imana mu Baroma igice cyaho cya 5 umurongo wa 8 haravuga ngo iki nico kigaragaza urukundo rw'Imana, nuko Kristo yapfuye tukiri abajyabyaha. Nta negociation yahabaye ngo bivuge ngo tuganire ko Yesu agiye gupfa kubera ibyaha byanyu n'umuntu atangiye. Oya, Yesu yemeye gupfa tukiri abanyabyaha, bigaragaza urukundo rw'Imana. Ariko tumaze none kwakira ako gakiza uwo tusaba kugira ngo turere akagakiza. Hano mu Bafilipi rero igice cya 2 umurongo waho nuwa 12 haravuga ngo nuko abo nkunda. Abafilipi 2:12 nuko abo nkunda nkuko iteka ryose mwajaga mwumvira, uretse igihe mpari gusa, ahubwo cyane cyane ntahari, ariko musohoza agakiza kanyu mutinya muhinda imishitsi. Gusohoza bisobanura ngo haraho birava haraho biragera. Kandi muri Bibiliya y'Icyongereza bakoresheje work out gukorera, cyangwa travailler pour votre salut. Riko bavuze mu Gifaransa bavuga ngo travailler pour votre salut, work out for your salvation. Mukorera agakiza kanyu, bisobanura ngo agakiza turagahabwa ku buntu, ariko tukagakorera kugira ngo tukarinde. None rero mu kwizera kwacu, iki kintu buretse abantu banze bacyumve neza, agakiza turagahabwa ku bw'ubuntu, kugahabwa n'uwo munsi wakemeye. Ariko noneho process yo kugira ngo ube mu gakiza no kugakorera. Aha rero abanyabuntu bati ntaho tugakorera kuko tutakaguze. Ntabwo igiciro cyabayeho mbere, ariko kukarinda biza nyuma.
noneho rero wakira agakiza ugapfa ntusabwa ya mirimo yo kukarinda, umera nka wa mwambuzi wo kumusaraba. Babashaga kurambura ibiganza bagakora kuri Yesu, umwe ari iburyo bwe undi ari ibumoso bwe, ariko umwe amukoraho arihana, kumukora bisobanura ngo kwihana, undi ararimbuka. Noneho rero bigaragaza ko wa mwambuzi wari kumusaraba yabambwe, nubwo ariho yakiriye Yesu, ntabwo yari akibambuwe ngo aje gukora ya mirimo, ntiyanabatijwe. Icyo gihe Imana ntibimubaza, ariko gusoza gukiranuka baravuga ngo tubatizwe kuko Yesu niwe yabatijwe niba duhari. Abantu rero bakoze umuhango wo kubatiza ukaba uri kumwe nabo, hati nge ndabona ariko ko kwibiza atari ngombwa. Cyo numva ari ugukunda abantu, nkagira umutima mwiza, ariko si wangira iki. Kandi Yohana umubatiza Yesu yaramubwiye ngo emera ubikore kugira ngo tuzoze gukiranuka kose, mubikore kuko nabikoze gusa ni umuhango. Ariko niba udafite umwanya wo kubikora nta kibazo, niba umaze kwemera Yesu bakagukubita urusasu ukaba utabonye wa mwanya wo kuja kwiga ngo ubatizwe, urumwere uri umukristo kuko ntiwabyanze. Pastor Buretse, none se niba iryo sasu naryo bagukubise, icyo gihe ukabyanga uzarimbuka. ntabwo uzaba nyine n'ubundi ugeze ikirenge mu cya Yesu, kandi warapfuye. ahubwo hari ikibazo nari mfite, niba hari ikibazo nkunda kugira kijyanye n'amadini. Niba dushobora gusanga amadini yose ahurira kuri Bibiliya, wenda tuvuga arenga 5,000 ku isi, nubwo arenga mbizi, kandi yose akaba avuga yuko nagakiza ashaka muri ya Bibiliya yera. Tureke kuvuga wenda abandi bantu badakoresha Bibiliya. Ubundi kuki abantu bakomeza kutumva ibintu kimwe, bamwe bakemera ibi abandi bakemera biriya? Simita numva aho nagiye harimo ubuyobe cyane buturutse. Ariko kuko Imana ni imwe, umwami ni umwe, umwuka ni umwe, kwizera ni kumwe, ariko abantu baratandukanye. Umuntu niwe wenyine, buryo uzagere kuri bariyere werekana irangamuntu, bazareba nimero bakubwira ngo rambike ikiganza cyawe ku cuma kigutese kirebe ko ari we koko. Kizahakana cyangwa cyemere, nubwo mwamuri impanga muvukana kandi musa, kizabatandukanya. Umuntu rero ni rwimeme, umuntu arukwe. Imana ni imwe, umwami numwe niwe Yesu, umwuka numwe, kwizera ni kumwe, ariko abantu ntibaratandukanye. Iyo rero nibyo biza cya gice cyo gutandukana kw'abantu kiza mu myumvire. Kutumva kimwe ntabwo ari icyaha, ikibazo ni ukumva ibirwanya iby'Imana. Oya, ahantu mvuga ngiye nuko, reka dufate nk'urugero, buriya ngiye nsanga Bibiliya ntagatifu ifite ibitabo byinshi kurenza Bibiliya yera. Bivuze ngo ibintu byose biri muri Bibiliya yera biri no muri Bibiliya ntagatifu. Ariko niba umuntu umwe aje akavuga ngo Mariya, ibushize twagizeho icyo kiganiro, yapfuye ari isugi, kuko niba bavuze ngo yapfuye nta undi mwana byaye, nuko bivuze yuko Yosefu atigeze amukoraho. Kandi tukaba tuzi neza ko muri Bibiliya handitse ngo abavandimwe ba Yesu nyuma yuko yamaze kuvuka bakaberekana. Abo bavandimwe nabo bakaba nka Yakobo ndumva yaranditse, akaba yaranditse na Yuda kandika, bemeza yuko ari abavandimwe be. Ariko mu myigishirize y'idini rimwe runaka cyangwa se menshi yagenda kuri Bibiliya ntagatifu, niba ari Bibiliya bagendera, ubwo nanjye sinzi kuno baba bigenje. Muka kwa matoro nakumvise kare, ntabwo kuzaba kuri uko gutandukana. Abantu bari bakwiye kuvuga ibitandukanye ariko bagahurira kuri Yesu. Umuntu ufite akaga nuzigisha itorero. Si twewe Methodiste nitwe kuri, twe Baptiste nitwe kuri, twe Anglikane nitwe kuri. Ibyo bihariho nibyo bigiye kuzabarimbuza, nibafate Yesu bareke ibyo, kuko nibavuga ibyo bizatandukana nyine. Twe Gatolika nitwe kuri, twe Baptiste nitwe kuri, twe Anglikane nitwe kuri, twe Adventiste nitwe kuri, twe ADP nitwe kuri. Nibagomeza muri ibyo bazarimbuka bose, ariko nibafata Yesu nta wundi mbabwira kereka Kristo wabambwe. Kuko Paulo avuga ngo ntabwo tubwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubwirije ibya Kristo wabambwe. Ntabwo tubwiriza Adventiste ngo abantu bayibenye, ntabwo tubwiriza Ababatiste ngo abantu bababenye, ntabwo tubwiriza Abanglikane ngo abantu babamenye, ntabwo tubwiriza ADP, ahubwo tubwiriza ibya Kristo wabambwe, ugasengera aho ushaka ari kwemeye Yesu. Nese Pastor, reka nkubaze ikibazo. Abantu rero nibavuga Yesu nubwo bazagira imyumvire itandukanye, hari imyumvire isaba ubumenyi. Ndabyumva ibyo ngibyo. Ibyo rero gutandukana ntacyo bitwaye, ariko Yesu numwe.
kandi niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi nta rindi zina ryahawe umuntu tubasha gukirizwamo uretse iryo ngiryo. Turihuriyeho rero nubwo ibindi byatandukana, tukarya ibitandukanye, tukambara ugutandukanye, ariko twese twemera Yesu. Ibyo ngibyo ibyo ndabyumva pastor, ahubwo mva ibintu njye numva biteye n'ubwoba. Njyewe narindi mu rugo rimwe ndeba kuri televiziyo umupasteri w'umudivantiste, ndabyibuka. Si ukwibasira idini ryayo ryose, njye nta dini, buriya njye amadini yose nyafata nk'amashyaka ya politiki, ntago njye amadini ari ibintu byanjye. Arangije aravuga ngo abantu batari abadivantiste ni ukuri ntibazajya mu ijuru. Ibyo bintu umuntu w'umupasteri wize Bibiliya akiga wenda ibijyanye no kugira ngo abe pasteri, akajya imbere ya televiziyo akavuga iryo jambo, ubwo bantu basengana nawe cyangwa yigisha, ubwo bo bameze gute? Ni ukuvuga ngo ni ugukangurira abantu bose ngo baba abadivantiste kubw'inyungu runaka. Kuko mbere yuko abadivantiste babaho habaye abakristo, ubwo rero ntiyahangara kubivuga yarize. Yesu Kristo ni ntumwa, ntabwo bari abadivantiste. Kwirengagiza ukuri. None se Martin ko ari wakoze amavugurura meza, itorero ry'Isimuna rikaba ryaranyuze mu karengane, bari abadivantiste. None abadivantiste baziye ni habaye abakristo, aho ntabwo yakagombye kuvuga atyo. Yakagombye gushaka abayoboke mu zindi nzira, wenda bagatanga imfashanyo, ushaka abadivantiste akabajayo kubw'imfashanyo akazahurirayo na Yesu. Se nk'ubu ngubu bonyine babivuga gusa, hari n'abandi bavuga ngo itorero ry'umwuka nitwe ngo nitwe. Noneho rero itorero ry'umwuka ritagira imbuto bakarihamagarira abantu. Ariko hano mu Bakorinto ba 2 ibice 4 umurongo waho wa 5 bavuga ngo kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubwiriza ibya Kristo Yesu, kuko ari we mwami, natwe tukaba abagaragu banyu kubwa Yesu. Tubwiriza Kristo wabambwe, ntabwo tubwiriza abantu. Uzabwiriza izina ry'ikomirote rero cyangwa idini nyine akeka zaba kageze, ariko kubwiriza Yesu nubwo twagira imyumvire itandukanye, nshobora kubwiriza Yesu kandi mufite, ariko nkaba ntazi n'abavukana nabo. Icyo nta kibazo. Ariko no kubibwiriza ukabibwira abantu ukababwira yuko ukababeshya, yego nicyo kibazo. Aho nicyo kibazo. Nshobora kuba ntazi n'abavukana nabo, nshobora kuba ntazi n'ubwoko bwe nibavuka mu Bayuda, aricyo ntacu. Wowe nk'intama nta kintu bigutwara. Ariko none wa muntu ujya imbere y'abantu akavuga ngo ibi ni byo mpamwe, ari ukugira ngo ashaka abayoboke. Kuko hari ijambo ry'Imana avuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Bati nturi kureba nyine utari mu itorero ry'umwuka ubwo byararangiye, kugira ngo bashyigikire, bakibagirwa kuruhira ngo bazana bakibagirwa ko umwuka wera atari yo mirimo. Umwuka wera w'ukuri w'Imana ivuga ni umwuka ushobora kukwemeza ugakora n'imirimo myiza, kuko Abagalatiya bavuga imbuto bakazitiza ubwuka. Umuntu udakunda mugenzi wese yayoborwa n'umwuka gute? Ubwo ibijyanye n'ibyo ngibyo, umuntu ugira imbaraga z'umwuka zo gusegera abarwayi abadayimoni bagahunga, akaba adakunda bene se, ni imyuka, ntabwo ari umwuka. Ibyo ngibyo nibyo rero bakunda gukora kugira ngo hari ibijyanye inzira yo kwireherezaho abantu baremye nabi kandi kagaragazamo ikinyoma, kugira ngo bumvikanishe cyane cyane ubumana bwo muri Mariya kuko bamwemera. Ubumana buri muri Yesu Kristo wenyine. Mariya ni inzira nk'uko yanyuze i Kaperinawumu, nk'uko yanyuze i Galilaya. Aho Yesu yanyuze hose ntabwo twahindura inzira yo gukiranuka ngo tuyite ubuziranenge. Oya, erega abantu baranirengagiza niba Mariya cyagiye bajyanye mu bukwe yarahindukiye akamubwira akamusaba, Mariya aza kubira Imana yari guhita byikorera. Wala ngo abana banje umwe azaba iburyo bwawe, tegeka. Iyo abikora siko yari Imana cyangwa yavuga ngo ndi nyoko kandi ni Imana bikore. Noneho rero urwandiko rwa Pawulo yandikiye Timoteyo wa 2 uvuga ngo ni urwandiko ruga inkuge yazamye, inkuge yarohamye. Abantu bari mu nkuge rero bafite byose mu nkuge, kandi bumva bafite umutekano mu nkuge kuko iratsuka. Abarwanya bagwa mu nkuge, bituma mu matwarete yo mu nkuge. Abakoze amahano yo gusambana kwabo harimo amashambure, uwuguragurira mu nkuge, ushaka kunywa akanywera mu nkuge, ya nkuge kazabagezayo, ibizaba bizaba nyuma, n'impapuro bazazita nyuma. Noneho bafata itorero nkingu bavuga ati muri Yesu ni mu nkuge.
ukoze icyaha wese ntava mu nkuge ngo agwe mu mazi ahubwo agwa mu nkuge, ya nkuge ikamukomezanya nk'uko ukoreye icyaha muri Yesu agukomezanya. Ariko Pawulo yari ashaka gusobanura ngo akure urujijo kuri icyo kintu, avuga ngo ibyahumena Yesu ajya kuja mu ijuru habaye ubutumwa bwiza buvuga ngo ndaza vuba, dore ndaza vuba, komeza icyo ufite, dore ndaza vuba. Abantu bose babonye Yesu agiye mu ijuru vuba bafata mu bitekerezo. Muri 66 niho batangiye kubwiriza uwitwa Homenayo na Fileto. Ijambo ry'Imana rivuga ngo batangiye kwigisha ko umuzuko warangije kubaho, ubwo bubika kwizera kwa benshi wari ku rufatiro rw'Uwiteka ruracagaze rwanditswe ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Ahangaha Homenayo na Fileto batangiye kubwiriza kuko bategereje igihe cyo kugaruka kwa Yesu yasezeranye ntagaruke. Noneho batangira kwigisha bavuga ngo hari nubwo umuzuko warangije kubaho wabera, Yesu akaba yaragarutse kujana be, ariko bikaba byarabereye aho tutari kubera tudakiranuka. Noneho bigisha mukanguke mukore iperereza murebe ko hari aho Yesu yaba yaraje abantu bakazuka bakajana nawe, kuko ntabwo igihe cyaba kigeze Yesu ataraza, kandi yaravuze ngo ndaza vuba. Umuzuko warangije kubaho, ijambo ry'Imana bariko babivuze basanga sibyo. Ijambo ry'Imana bavuga ngo bubika kwizera kwa benshi. Ahangaha rero kubera kurambirwa, Pawulo rero avuga ko iyi nkuge ishushanywa n'inkuge mu nyanja. Buriya mu nyanja no mu kirere naho haba imihanda nko mu muhanda. Mu kirere kubagendeye mu ndege habaye imibande, ndetse no mu mazi hari inkuge ikwiye kunyura bazi naho idakwiye kunyura, kuko hari amabuye yameze yo mu nyanja yaremewemo. Ayo mabuye akaja ajya kugera kuri hauteur, ku gihagararo ca denivelation y'amazi, amazi agaca y'amabuye asa n'urutare hejuru, ariko ari hafi. Ca gice c'inkuge cinjira mu nyanja kigenda gitsuka ku mazi, kimwe kiri munsi kiri mu mazi, kiragenda kigasanga cahushi hotere ya rwarutare irenze denivelation y'inkuge iri kugenderaho, ahubwo yankugiga kubita kuri rwarutare kandi rukomeye, kuko ifite motere ikubise ku rutare. Nta kindi urutare ntirwashiguka kuko ari urutare rwabeze mu nyanja rwaharemewe, ahubwo yankugira ameneka. Bizeye kuzagerayo. Nibyo iyi inkuge idakoze impanuka abantu bagerayo koko, ariko birengagije intaza ziba mu mazi zishobora gufata inkuge ntirengeho kandi kameneka, ahubwo hakagera ku nkombe yo hakurya abazi koga. Aho ngaha rero Pawulo yabirebye atyo nk'inkuge yarohamye, agakiza n'inkinkuge irohamye, kuko niyo irohamye ntabwo bose bapfiramo, hari abo barokora, hari n'aba bazi koga bagafata imbaho bakazigendera bakagera ku nkombe hakurya. Noneho Pawulo yarambutse ageze ku nkombe hakurya areba inyuma, yankuge imenetse, bamwe bagendera ku mbaho, abazi koga bagerayo, abatazi koga bararohama n'imitwaro yabo. Nico kimwe n'agakiza. Abantu batangira kwemera Yesu, bemera Yesu bakinjira mu nzira y'agakiza bagatangira urugendo. Mu rugendo hakabamo ikintu cyitwa intaza. Iyo umuntu afashe urugendo ushobora guhura n'imvura bikamukereza, ashobora guhura n'inzara, ashobora guhura n'abambuzi, ashobora guhura n'ikindi n'izuba. Ibyo byose bikaba byatuma atagerayo igihe yari yarateguye cyangwa ntagereyo. Yahuye n'abambuze bakamukubita, yahuye n'inzara ikamwicira mu nzira, ashobora kutagerayo kandi yari yateguye urugendo rwo kugerayo. Mu itorero rero kuko naryo ari nk'abantu binjiye mu nkuge iri mu nyanja, ushobora kuba uri mu nkuge ariko ugahura n'imbeho n'imvura n'intambara, abambuzi. Nico kimwe no kuba uri mu rusengero umupasiteri wawe akakwanga nta mpamvu, cyangwa akanga kukwandikira umwana muri compassion kandi abiteguriwe, cyangwa pasiteri agafata ideni ku mukristo ntamwamwishure, cyangwa akaba pasiteri ukoresha ikimenyane agakorera favere bamwe akagira ibyaha bamwe adaha abandi kandi pasiteri ari uwa bose, cyangwa pasiteri akaba ari umunyamoko urobanura ku butoni. Uwo muntu akaguhagarara imbere kandi akakubwiriza koko ntiyakugezayo. Izo niyo nzara ubuhuye nayo, niyo ntambara ubuhuye nayo, rimwe ikaguhitana udashoboye kwihanga. Abazi koga rero ntibarebe kwizera kwa pasiteri, bakareba kwize uko yakiriye Yesu yakira, akareba atumbira gusa. Akemera akababazwa,
ariko iyo twemeye kuba abashumba b'amatorero tuba dukwiriye kwemera no kuba intangarugero mpaka tureberaho. Pawulo yaravuze ngo mugere ikirenge mucanje nk'uko nanjye nkigera mu ca Kristo, bisobanura ngo ntukavuge ngo mukurikire Yesu mbabwira mwindeba, ahubwo mundebe nk'uko nanjye mbigisha Yesu nabonye. Ibyo bintu rero nibyo abantu bacuritse pastor, barabicuritse wewe mukurikire Yesu nababwiye, mwindeba ndi Yesu se, ninjye utanga agakiza se? Oya, ahubwo vuga uti mundebe nk'uko nanjye narebye Kristo, kugira ngo bamenye neza kubabwira ari we Yesu. Kandi Paulo yarabahaye urugero kuko ari ba Yesu benshi, ushobora kubabwira Yesu utari we, icyo gihe urabwira uti uwo nakiriye niwe mbabwira, uwo namenye niwe mbabwira, uwo nahuye nawe niwe mbaha. Ariko sirabaha utahuye nawe numara ubabwire ngo mumwemereje mwindeba, baramenya ubabwiye uwuhe Yesu. Nahangaha inguge imenetse rero abantu binjira mu gakiza bakaba binjiye nko mu nkuge. Iyo nkuge uyu munsi natwe ngo dufite iyo nkuge na agakiza twahawe na Yesu, ngo niba ushaka ubugingo mwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Ya nkuge iragenda rero, abantu baragwa, bagwa mu nyanja, bamwe barazama, abandi bazi koga bagerayo. Bisobanura ngo kugera gusoza agakiza ni ukuba uzi koga, atari uwakurikiye icyo atazi. No kunaje ukambuka inyanja bisaba ngo ube warabinyuzemo igihe kirekire warabyize, waritoje rero inzira y'agakiza ukamenya Yesu neza, nibwo ubona igisitaza imbere yawe ntikigire icyo kikubwira. Hati naho yanyica Imana nzapfa nyiringira, ukavuga nka Yobu. Icyo gihe rero ushobora kugerayo. Pawulo ashatse kuvuga ko agakiza gakorerwa. Calvin avuga ko agakiza kadakorerwa. Arminius avuga ko agakiza gakorerwa. Pawulo aje kuzuza no gusoza ibya Arminius avuga ko mwitonde mukoresha uko mushoboye kose mukorera agakiza mwahawe, ruvuga ngo mukarinde mugafate neza. Izo mpamvu kwizera kwanyu mwongereho kumenya mwongere ingeso nziza mwongereho kwihangana mwongereho gukiranuka mwongereho urukundo. Ni Petero ya mbere ya kabiri igice ca 2 umurongo wa 5. Petero ya kabiri igice ca 2 umurongo wa 5. Kwizera mwongereho kumenya mwongere ingeso nziza mwongereho kwirinda mwongereho urukundo mwongereho gukunda bera. Nuvuga ngo ni byiyongera noneho ku kwizera Yesu Kristo twahawe, ntabwo ari ukwivumbata mushire amaboko mu mufuka ube ngo ntacu usabwa. Kandi uko gukunda bisaba gukora, uko kwirinda bisaba gukora, uko kugira neza bisaba gukora, uko kumenya bisaba kubikorera. Icyo gihe nibyo biza noneho bikakushorera muri rwa rugendo, ukabasha kuzagera kuri destination amahoro. Gusoza agakiza rero abantu batangira ari benshi bakazasoza ari bake. Ariko kuko abantu bamwe bagwa abandi binjira, Uwiteka azabe kandi abo kuja mu ijuru bazabaho. Wari umuntu ahura n'ikigerazo gikomeye kandi ageragejwe n'uwo yari yiringiye ko ari umukiranutsi, akavuga ngo menye kw'irijuru izajamo bake. Uwarananiwe ariko ntabwo bananiriwe rimwe. Niyo mpamvu pastor ushobora kubwira aba bantu, umuntu ajya gusenga yajyanywe wenda n'umuturanyi cyangwa se undi muntu, yamugeza mu rusengero akumva arafashijwe, akumva yuko yazagaruka ubutaha, akemera akigira n'umubatizo, akemera noneho akazajya wenda akumva korari ziririmba, naho akumva agize umuhate wo kujyamo, akaba agiye kujyamo yirengagije yuko ahantu agiye naho hari abantu, yumva n'abakristu nyine yumvaga ari nkaho haragiye mu ijuru. Kubwiriza ubutumwa tubabwira ko aho uvuye hari abantu, kandi mu ikigisho ca conflict management nuvuga ngo abantu bisobanura muri leadership conflict, nuvuga ngo hari abantu ni hari conflict, haba hanze haba imbere mu itoro n'abantu. Ubwo rero agomba kuba byanze bikunze conflict. None ukajamo batakubwiye ko ugiye mu ijuru, bakubwiye kuri mu isi. Ikibazo rero nuko babyigisha nyine bashaka abayoboke baze bahagere muri ibyo byago, ibyo byaha, ubwo bukene, ngwino hano urakira ubukene, ngwino urakira indwara, ngwino bakababesha batyo. Ese kugera mu rusengero agasanga harimo namwe abarwa, aja muri hopitali ya CHK ugasanga harimo abakristo n'abapagani. Hano rero Paulo urwandiko yerekanye ko harimo umubabaro ukomeye kuko yaguye i Roma ari mu nzu y'imbohe. Ariko yari yaramaze kwandika ziriya nzandiko les épîtres de la captivité,
abakorosayi, Filemoni n'abaefeso n'abafilipi yari amaze kuzandika ari mu nzu y'imbehe, ariko araboho avamo ararekurwa. Nyuma za kwandika urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ari rwo ari gusoza, ruvuga ngo urwandiko rw'inkuge yazamye cyangwa yaruhamye cyangwa imenetse. Avuga noneho ku gice cya mbere ku murongo wa 12, aravuga ngo nico gituma mbabazwa ntya, nyamara singira isoni, kuko nzonizeye uwari we, kandi nzi neza ko abasha kubika ikibitsanyo nabimubikije kugeza uryo munsi. Yarari imbere y'umwami Agripa. Nta muntu wabashaga kureba Agripa mu maso, ahubwo kumusanga wabanza kubwira abasirikare bakakuyobora, ukamubwira upfukamye urebye hasi kugira ngo yumve ikibazo cyawe. Paulo niwe wenyine wasanze umwami Agripa agenda ahagaze barebana mu maso, aravuga ati nico gituma babazwa ntya, nyamara singira isoni, kuko nzonizeye uwariwe, kandi nzi neza ko abasha kubika ikibitsanyo nabubishye kugeza urya munsi. Noneho ku gice cya kabiri niwe yavuze noneho gushishikara mu murimo w'Imana no kwirinda impaka. Ku gice cya gatatu ashaka kwerekana ubuhenebere bw'abatuha Imana, aravuga ngo mu minsi y'imperuka mwirinde, bazaba bakunda amafaranga, bazaba bikunda, bazaba bakora abanyeshari, bazaba badakunda nababo. Hari byinshi, birahari byinshi. Haravuga ngo abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda nababo, batuzura, babesherana, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibaneza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera, ariko nyamara bagahakana imbaraga zayo. Ijambo ry'Imana ngo abameze batyo uje ubatera umugongo. Yashatse kwerekana ko mu minsi y'imperuka abantu bazakunda iby'isi ubwo kuruta mbere. Bazabirarikira kukwikunda no kudakunda no gukunda ibya birimo amafaranga. None igice cya kane ageze ku mwanya wo gusoza, yaragiye gupfa ari gusezera. Hagati y'umwaka wa 68 nyuma ya Yesu na 67 aho hagati nibwo yari mu nzu y'imbahe kwandika urwandiko. Yaravuze ngo ubu njyewe maze kumera nk'ibisuka ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanje gisohoye ari gusezera. Narwanye intambara nziza, narinze urugendo, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbiki ibikamba ryo gukiranuka ari ry'umwami wacu, umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara sigeje nyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Bisobanura ngo yarari gusezerana urwandiko rwo gusezera, ariko asiga abwiye abantu ko basobanukirwa inkugi cyarico. Kwari yinjira mu nyanja rimwe igakora impanuka ubundi kagerayo. Itorero icarico nuko twinjira mu itorero bwo bakananirwa hagati bitewe nibiza bahuye nabyo. Ariko kugira ngo pasteur wawe afate ideni wawe nabyo bitemewe. Oya, nabyo bitemewe ko nta mupasteur uyobora intama ufata ideni kumukiri, ahubwo afata ku bandi kugira ngo azabone uko amucaha yakoze icyaha. Ubwo se umuntu yaba yakugiye ngo nguzi 500 ukabimuha akabikoresha imirimo akeneye, abana bakaja kwiga, wasamba nakaza kubwira ngo turaguhagarika, urabuti banzu nyishure. Ico gihe arakubererekera. Nizo mpamvu muri deontologie pastorale bitemeye ko umupasteur uyobora afata ideni ku mukristo ayobora, ahubwo arifata ku bandi. Ariko ntasabe ideni umukristo ayobora kugira ngo azabone uko amucaha yakoze ibidakwiye. Wamucaha utese, ico gihe yabisaba kugira ngo urobanure ku butoni bamwubahanira icyaha abandi bareke, abakwinditse ubareke, abatarakwinditse ubahane, kandi ugomba gukora umurimo w'Imana. Hariyo birabujijwe. Ariko Paulo avuga ngo nico bituma mbabazwa ntya, nyamara singira isoni, kuko nzi uwo nizeye uwari, ntabwo nizeye umuntu, kandi mfite ibyiringiro ko abasha kubika ikibitsanyo namubikije kugeza urya munsi. None aravuga ati narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinzi ibyo kwizera, igisigaye mbaye ikikamba ryo gukiranuka ari ryo umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Aravuga ati nyamara singeje nyine gusa, ahubwo nabarinze kuzaboneka kwe bose. Arasezera abavuye mu mubiri. Noneho ashira angaride yihanangiraza abantu kutaba nka Humenayo na Fileto. Hari nundi witwa Alexandre na Humenayo na Alexandre muri Timoteyo ya mbere igice cya mbere umurongo wa 18 nabo babaye ikigo gimenetse. Ariko hano kuri Timoteyo ya kabiri abereka ibya Humenayo na Fileto bacitse intege,
bakananirwa gutegereza kwa Yesu, bakabona ko kumutegereza bitinze, none bagatangiza kubwiriza ibitari byo bayobya abantu. Yari kubwira itoro ngo mwirinde abantu nkabo. Yesu azaza, mwimuhagarare mushikamye, kumenya igihe azazira si ibyanyu kumenya, ahubwo ibyanyu ni ukwitegura kugira ngo nagaruka mu bwiza bwe muzatange ubuhamya bwiza ngo narwanye intambara nziza, narinzi byo kwizera, narangije urugendo, igisigaye mbiki ikamba ryo gukiranuka ari ry'umutacamanza utabera zampa kuri urya munsi. Paulo aravuga ngo ntabwo ari njunesheje je nyine, ariko nzi neza mwiyerekwa ko hari n'abandi banesheje nabo bakazahabwa iri kamba, sije je nyine ahubwo barinze kutegereza kuzagaruka kwe bose bazahabwa ikamba ryo gukiranuka. Amakamba ni menshi rero, ariko ahangaha yanditse ikamba ryo gukiranuka, ariko Imana ishimwe amakamba yose tuzayagereho, ryaba iritangirika, ryaba iry'ubugingo, ryaba iryo gukiranuka, ryaba iry'icubahiro, ryaba iry'ubwiza, ryaba ibyishimo, ryaba iry'izahabu. Ayo makamba yose twabikiye kubazanesha, yabikiwe abanesheje gusa, tuzayahabwe Yesu nagaruka mu bwami bwe, kugira ngo twime ingoma y'iteka. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amina. Ni Pastor Mpazirego Pierre. Nimero ya WhatsApp 0786696620, 0786696620 kuri channel ya Gusenga Everyday. Ni ubutumwa buva muri Timoteyo ya kabiri buvuga iby'inkuge yarohamye cyangwa inkuge imenetse, ko abantu binjira mu rusengero ari benshi bahura n'imiraba, bamwe bagasigara abandi bakazagerayo, ariko n'abandi bihana. Nizo Paulo yavuze ngo ni icyo gituma abantu babatirizwa abapfuye niba kuzuka kutabaho. Yashaka kuvuga ko abantu babatizwa nubwo bamwe bagwa, ariko hari ababasimbura nabo bakongera bakabatizwa, abandi bagapfa, rukaba ari urugendo tuzasoza Yesu agarutse mu bwiza bwe. Murakoze, Imana ibahe umugisha, ni mu izina rya Yesu Kristo, amina. Ndumva nkuko watangiye dusengera, sinzi niba wadusengera dushaka. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, reka imitima yumvise ijambo ryawe ikinguriwe kwakira ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza butwemeza ko agakiza ari inzira y'agakiza, kandi akaba ari urugendo. Urwo rugendo rero rugomba gusohozwa hari ico dukoze. Ntabwo abantu bakizwa ngo bifumbate ngo bavuge ngo Imana irabikora, ngo birengagize gukora neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimukirageze gukora neza nkuko benshi barabikoze bahabwa ingororano. Nizo mpamvu gukora neza ntihakazagira ubyirengagiza. Imirimo itiyobora muri uru rugendo duhura n'intambara nyinshi, ni koko abenshi bagacozwa nazo, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu wese urushanwa yirinde muri byose, ngo abandi bagenzereza bate kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, ariko abera batoranijwe bagengereze bate kugira ngo bahabwe ikamba ritangirika. Aravuga ati nuko ndakurikira sinkutaza honja, nkubitari bipfunsi singuhusha, mbaraza umubiri wanje gukoresha uburetwa kugira ngo ahari ntazabwiriza benshi, nanje ubwanje kwiherezo ry'ibihe nkazaboneka ko ntemewe. Ndasabira bene data muhatane nk'abari mu rugendo, mukubitana ibipfunsi nk'abadahusha, twemere kubaza imibiri yacu dusohoza isezerano rya Kristo. Umuntu wese ushaka kungurikira yiyangubwe, yikorera umusaraba we iminsi yose, aze angurikire. Kwari ukwerekana ko muri urugendo ari inzira nto ifunganye, inzira iruhije, kuko ijambo ry'Imana vango ngari ni ijana kurimbuka kandi inyuramo benshi, ariko inzira ntoya inyuramo bake kandi ni ijana ku bugingo. Reka bene data banyure mu nzira ijana ku bugingo, nubwo irimo ibibazo bikomeye by'intambara, ariko ni ku isi, kandi turabasuhuke n'abimukira, ntitwabura kubabazwa, turi ku isi, turi abanyamahanga, ariko ico dutegereje nuko tuzaruhuka nitugera muri gakondo yera yacu Imana yaduteguriye, kugira ngo twime ubwami bw'iteka. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.